Mwiriwe neza, ni umuhungu wanyu John Lee muvugana, nkoze video kugira ngo mbereke ko hari umushinga mushya bita Chain Phone. Uyu mushinga Chain Phone ujya kumera kimwe n'uko Sidra yari imeze. Ni ukuvuga ngo nk'uko Sidra yari imeze, iyi Chain Phone nayo niko imeze. Ubwo rero ngiye kubereka uburyo ki umuntu yiyandikisha muri iyi Chain Phone kugira ngo ajye abasha kumayininga. Iyi mayining yasohotse ejo ku itariki 29. Ubwo rero niyo mpamvu ngeze ngo dutangirane hakiri kare kugira ngo buri wese ajye abasha kubona coin ze mu gihe cya kare, ku buryo igihe kizagera igiye ku isoko buri wese afite coin nyinshi. Ubwo rero muri iyi Chain Phone tugomba kujya kudutumira, gusa ntibishingiye mu gutumira gusa, uko uzajya utumira niko uzajya nawe ubona profit. Yes, profit ya Chain Phone uzajya uyibona uko utumiye umuntu. Reka nze mbaha amakuru arambuye kuri iyi Chain Phone mbere yuko mbereka uko ifungurwa. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi YouTube channel yitwa John Lee Crypto Update, kora subscribe. Kora subscribe uraza ugakanda aha, warangiza kuhakanda ukahita ukanda no kuri aka kazogera, kuri iyi nzogera, kugira ngo ubashe kubona ahanditse ngo all notification. Ahangaha ugahita wemeza ahangaha, noneho ugahita wemeza kuri all notification kugira ngo video zose ujye ubasha kuzibonera ku gihe. Yes, ikindi niba nkubwiye ngo muri comment ya mbere, bivuze ko muri comment ya mbere ni ahangaha, kamabereke kugira ngo urebe muri comment urahita ukanda hano, uri kuhabona neza, urahita ukanda hano, uraza ukande hano aha kuri comment ahangaha, noneho numara kuhakanda urahita ubona link ipininze. Ni ukuvuga ngo link ya mbere iyi ngiyi niyo ubu ushobora gukandaho kugira ngo wiyandikishe. Noneho hano uhita ukanda hano kuri read more, noneho iyo umaze gukanda kuri read more uhita ubasha kubona link zose zitandukanye. Harimo link ya WhatsApp, harimo link yo kwiyandikisha. Urabona ko rero ni ibintu byoroshye. Ubwo rero ndiza ko niba uri ubwa mbere ubonye iyi video, kora subscribe, kandi niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi YouTube channel, kora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro bitangirwa kuri iyi YouTube channel. Okay, reka noneho dukomeze mbereke uko biyandikisha muri Chain Phone. Yes, iyi Chain Phone ni urubuga rwa blockchain rugamije gutanga serivisi zishingiye kuri telefoni zigendanwa. Ni ukuvuga ngo ChatGPT inyeretse ko iyi ni testnet. Ni urubuga ruri ku cyiciro cy'igerageza, ni testnet nyine aho abakoresha bashobora gutangira gucukura cyangwa se kumayininga, noneho ayo mafaranga cyangwa izo token zikaba zitwa S-Phone. Ibi rero bituma kubona airdrop igihe runaka cyangwa se kuyibona mu gihe iyi Chain Phone igiye ku mugaragaro bibasha gutuma uzabona amafaranga. Ubwo rero uko winjira kuri Chain Phone testnet, ni ukuvuga ngo iyo ukanze kuri link nibwo usaba kwinjira ukoresheje konti ya Google. Ni ukuvuga ngo ugomba gukoresha email, kandi iyo link uba utanze cyangwa se uba winjiriyeho bivuze ko iba ifite n'uburyo bwa referral code. Ni ukuvuga ngo byose hamwe yabikubiye hamwe ku buryo uwinjiye cyangwa se waguhaye link aba ashobora kubona inyungu mu gihe winjiye, nawe ukabona inyungu mu gihe winjije undi muntu. Bivuze iki rero? Bivuze ko iyi Chain Phone tugiye gutangira kuyicukura kandi bizatuma tubasha kubona amafaranga mu gihe kiri imbere. Noneho ushobora gutangira gucukura amafaranga y'ikirangantego cya Chain Phone, kuko nibyo bizagufasha nyine kubona airdrop mu gihe uru rubuga ruzaba rwatangiye gukora ku mugaragaro. Ubwo rero urabonamo table igaragaza ukuntu nyine ushobora kohereza, kwakira no guhererekanya amafaranga. Ni ukuvuga ngo uru rubuga ruzakoreshwa mu kohereza ndetse no kwakira amafaranga hagati y'abakoresha. Ubwo rero kugira ngo utangire iyi Chain Phone biragusaba ko winjira kuri iyo link iri muri comment ya mbere cyangwa se iri hasi muri description. Niba uri kuri TikTok cyangwa se kuri YouTube, TikTok uhita ureba aho hasi handitse ngo more, ugahita uhakanda, noneho ugahita utangira ukinjira. Reka noneho muri make mbereke uburyo ki umuntu yinjira muri iyi testnet agatangira gukorera ibi biceri bya S-Phone bifite ikirangantego cya S cy'idolari phone. Ubwo rero reka nze mbereke uburyo ki umuntu yiyandikisha.
numara gukanda kuri iyo linki wowe urahita ugera ahantu hameze gutya. Kugira ngo rero utangire wiyandikishe urahita ukanda hano, noneho ukande hano handitse ngo I already install Chainphone. Ahantu niho uri bukande kugira ngo ubashe kwiyandikisha. Numara kuhakanda urahita ugera hano handitse ngo login with Google. Ahangaha niho uri bukande noneho uhitemo email yawe kugira ngo ubashe gutangira gucukura Chainphone. Tuhakande bahita batanga urutonde rwa email umuntu ashobora gukoresha kugira ngo yiyandikishe. Kadutegerezeho gato. Yes, kabaduhe urutonde rwa email hanyuma dutangire twiyandikishe. Yes, hano uhita uhitamo email ukoresha noneho uyikandeho, nurangiza utegerezeho gato babanze irodinge. Yes, uremeza hano ko iyo email ariyo ukoresha, urakanda hano kuri continue. Nukanda hano kuri continue urahita ugera kuri dashboard ya Chainphone nyirizina, noneho utangire mining. Numara kugera kuri iyi dashboard wowe icyo uri bukore kugira ngo utangire mining urahita uza ukande hano kuri mine. Numara gukanda hano kuri mine noneho urahita utangira kumayininga. Kanda noneho urabona ko kumayininga ni mu masaha 12. Mu masaha 12 uragaruka ukamayininga. Urabona ko hano amasaha 12 rwose. Urabona ko hano urabona ko hazaba hariho uburyo bwo kohereza ndetse no kwakira. Bivuze ikireye Chainphone ishobora kuzatugendekera neza kuko murabizi ko na Sidra niko imeze. Ubwo rero niba warakoze Sidra iyi Chainphone nayo ntigucike. Ikindi urabona ko Chainphone hano hari Chainphone, hari Bitcoin, Ethereum ndetse na USDT. Ubu bwose ni uburyo buzakoreshwa kugira ngo tujye tubasha gukomvatinga. Urabona ko iyo ukanze hano kamubereke, nukanda hano ahangaha urahita ubona ko hari uburyo bwo gukora convert. Iyo hakanze urabona ko hazaho uburyo bwo gukomvatinga Chainphone ndetse na USDT. Urabona ko rero uzajya ubona nimara kugera ku isoko tugatangira gukomvatinga bizajya byoroha rwose. Noneho ugahita ukora hano kuri swap hano hasi kugira ngo ukore swap coin uzaba warabonye. Ikindi iyo ukanze hano kuri profile, aha kuri profile ahangaha iyo hakanze ubona ko niho hari referral code. Yes, iyo ukanze kuri referral code urabona ko ukanda hano ahangaha no link ukayikopiya, noneho iyo imaze kuba copied uhita uyiha umuntu ukamutumira. Bivuze iki rero? Bivuze ko uko uzajya utumira umuntu niko uzajya ugabanyirizwa. Yes, nutumira abantu 3 kumayininga bizajya bigabanuka, amasaha mayininga agabanuka. Urumva ko rero nibyo byiza kuruta kuba twatumira ariko ntacyo bimaze. Urabona ko hano nutumira umuntu, yes, ni ukuvuga ngo rero hano iyo utumiye umuntu ukamuha iyi link, hano bari kuvuga ko iyo utumiye umuntu umwe mining yawe igihe umara umayininga kigabanukaho iminota 30. Urugero wenda hano bavuze ngo iyo utumiye abantu 3 bivuze ko mining yawe uzajya usigara mayininga amasaha 10 n'iminota 30. Uri kubibona hano? Ubwo urumva ko uburyo bwo kumayininga rwose iyi mining ni nziza cyane kandi izarushaho kuturyohera. Mureke tuyikore hakiri kare. Niba ukeneye link utari muri WhatsApp channel, reba muri comment ya mbere uhita ubonamo link ya WhatsApp channel ndetse na link yo kwiyandikisha muri iyi Chainphone. Ndiza ko rero iyi Chainphone izadushimisha kandi tuzayikoreramo amafaranga arenze ayo twakoreye no mu zindi, cyangwa se izadushimisha muri rusange. Ndiza ko muri bukomeze kugubwa neza. Ndabakunda cyane.